Twibutse amateka yacu tutayamenye biroroshye ko twakongera gusubira aho twavuye. Twibuka kugira ngo dusigasire amateka, twibuka kugira ngo ibyabaye bibe bizwi, uburemere byatugezeho n'igihugu, kugira ngo ntihabe na rimwe tuzongera kubisubira. Umusanzu wacu ubona dufite bwo gutanga nk'urubyiruko, dukeneye kugira ubushake bwo kumva no kwiga amateka, kuko tutamenya amateka ntitwanamenya iyo ngengabitekerezo tugiye kurwanyaho. Twibuke abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, tuzirikana amateka kugira ngo bitazongera kubaho ukundi. Rubyiruko mufite inshingano zo kubaka igihugu cy'u Rwanda ruzira ivangura ndetse urwango rushingiye ku bumwe ndetse n'urukundo. Kwibuka si ukwibabaza gusa, ni no guharanira ejo hazaza heza. Jenoside ntizongere kubaho ukundi. Mwibutsa gukora subscribe kuri channel ya Dr. Singa TV, kora kukazogira kugira ngo tubashe kuba twabana n'iki kiganiro tugiye kubanamo. Twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ubundi jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu mwaka w'1994, aho mu minsi 100 gusa abantu basaga miliyoni bishwe bazira uko bavutse. Abatutsi ndetse n'abahutu batavuga rumwe mu bwicanyi. Intandaro yayo ifitanye isano n'amateka maremare y'ivangura ryashimangiwe cyane mu gihe cy'ubukoroni. Ubundi jenoside yatangiye nyuma y'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana tariki ya 6 Mata 1994. Abicanyi bari biganjemo interahamwe n'abasirikare ba leta bayobowe n'ubuyobozi bwariho icyo gihe. Dore uburyo abatutsi bicwaga mu buryo bw'agashinyaguro mu gihugu hose. Igihombo gikomeye cy'ubuzima bw'abantu, imiryango myinshi yarasenyutse, abandi basigara ari imfubyi n'abapfakazi. Igihugu cyasigaye mu kangaratete, ubukungu, imibereho. Ariko nanone u Rwanda rwaje kwiyubaka, gushyira imbere ubwiyunge. Hashyizweho gahunda zo kubaka amahoro n'ubutabera nk'inkiko nka gacaca. Twibuke abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, tuzirikana amateka kugira ngo bitazongera kubaho ukundi. Twifatanyije n'imiryango yabuze ababo, tubihanganisha, tubabwira ko turi kumwe nabo muri ibi bihe byo kwibuka. Rubyiruko mufite inshingano zo kubaka u Rwanda ruzira ivangura n'urwango rushingiye ku bumwe ndetse n'urukundo. Kwibuka si ukwibabaza gusa, ni no guharanira ejo hazaza heza. Jenoside ntizongere kubaho ukundi. Ndagira ngo twese turebere hamwe, turebe uburyo RPF Inkotanyi yahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Ndetse ubwitange n'imbaraga bakoresheje kubera twebwe abanyarwanda. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, Paul Kagame yari umuyobozi w'ingabo za Rwanda Patriotic Front RPF Inkotanyi. Jenoside yatangiye tariki ya 7 Mata 1994, ikwira mu gihugu hose cy'u Rwanda. Ingabo za RPF zari zaratangiye urugamba mbere, ariko mu gihe cya jenoside zashyize imbaraga mu guhagarika ubwicanyi no gutabara abasivili. Zagiye zifata uduce twinshi tw'igihugu, zigakiza abatutsi benshi bari barahungiye hirya no hino mu gihugu. Dore uko jenoside yahagaritswe. RPF yateye imbere buhoro buhoro, ifata imijyi n'ibice by'ingenzi. Mu kwezi kwa Nyakanga 1994 yafashe Kigali n'ibindi bice byinshi. Ibi byatumye ubwicanyi buhagarara burundu. Ibi nibyo bifatwa nk'ihagarikwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Dushimiye cyane RPF yagize uruhare rukomeye
mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Gusa muri icyo gihe hari kunengwa ko amahanga atatabaye vuba nko ku ruhare ruke rwa United Nations muri icyo gihe. Gusa bimwe mu bihugu bigiye bitandukanye byanze kuza kudutabara. Gusa RPF turayishimira kubw'ibikorwa byiza yakoze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, tunayisaba kuzatuyobora ibihe byose. Kubw'imbaraga n'ubwitange bagize tuzahora tubashimira. Mu gihe amahanga yarebereraga jenoside igakomeza guhitana inzirakarengane, ingabo za RPF Inkotanyi nizo zafashe iya mbere, zikoresha imbaraga zazo mu gutabara abatutsi no guhagarika ubwicanyi. Ibi byerekana ko igihe isi yananiwe, abanyarwanda ubwabo ari bo bahagurutse bagahagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na kane. Ubutumwa bukomeye nk'iki kiganiro, amateka twigisha ko gutabara bifite ingaruka zikomeye. Ni inyigisho cyangwa se ni ishingiro z'isi yose kurwanya jenoside aho ariho hose kugira ngo bitazongera ukundi. Sobanukirwa impamvu hashyizweho iminsi yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, hafashwe icyemezo cyo gushyiraho igihe cyihariye cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi kizwi nko kwibuka. Ibi bikaba byarakozwe kubera izi mpamvu zikurikira: guha icyubahiro abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na kane. Kwibuka ni uburyo bwo kuzirikana inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi no kubaha agaciro bakwiye nubwo batakiriho, kurinda amateka ngo ntazibagirane. Kwibuka bituma amateka ya jenoside akomeza kumenyekana cyane cyane ku rubyiruko rutayibonye cyangwa se rutayibayemo. Kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, iyo amateka yibukwa neza bifasha kurwanya abashaka gupfobya cyangwa kuyagoreka. Dore icyo wakora mu gufasha abarokotse gukira ibikomere. Ibi bihe biha umwanya abarokotse wo kwibuka, gusangira agahinda no gukomeza urugendo rwo kwibuka, kubaka ubumwe n'ejo hazaza hacu kandi heza. Kwibuka si ukwibabaza gusa, ni ukwiyemeza ko jenoside itazongera kubaho ukundi. Kwibuka ni inshingano, ni ubwitange kandi ni umurage dusigiye abazadukomokaho. Dore uburyo wasobanurira abana bakiri bato cyane amateka nyayo ariko mu buryo buboroheye. Basobanurire jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu magambo yoroshye ajyanye n'imyaka yabo. Irinde kandi kubabwira ibintu bikabije byabatera ubwoba, ahubwo ubasobanurire icyabaye n'impamvu yo kwibuka. Intego ni ukumva amateka atari ukubatera ihungabana. Agaciro k'ubuzima n'ubumuntu, bigishe kandi ko buri muntu afite agaciro kangana nta kurobanura. Bamenye ko kandi kwica cyangwa kwanga undi muntu ari bibi cyane, ari ikiziririza. Ubumwe n'ubwiyunge, batoze kubana neza n'abandi bose nta vangura. Basobanuriye kandi ko nyuma ya jenoside abanyarwanda bahisemo kubaka igihugu gishingiye ku bumwe. Kane, kwirinda ivangura ndetse n'urwango. Bamenye ko kandi jenoside yaturutse ku rwango n'ivangura. Bigishwe ko amagambo mabi, guheza abandi cyangwa kubatoteza bishobora kuvamo ibibazo bikomeye. Gukunda ukuri ndetse no kurengera amateka. Bamenye ko bagomba kubwira abandi amateka ya nyayo. Babwirwe ko gupfobya cyangwa guhakana jenoside ari bibi. Uruhare rwabo mu kubaka ejo habo hazaza. Babwire ko ari bo bazubaka u Rwanda rw'ejo hazaza. Batozwe kuba abantu bafite umutima w'urukundo, amahoro ndetse n'ubwubahane. Uburyo bwo kwibuka.
bigishe icyo kwibuka bisobanuye. Bashobora kujya basura inzibutso nka Kigali Genocide Memory mu gihe bibafasha kandi bikozwe mu buryo buboneye. Abana bacu tugomba kubigisha amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi ariko mu buryo bubafasha gusobanukirwa, tubatoza ubumuntu, ubumwe n'urukundo kugira ngo bazakure bazi amateka y'u Rwanda kandi bafite ishingiro iyo kurinda ko Jenoside itazongera kubaho ukundi. Njye mwabanye muri iki kiganiro, nitwa Dr. Senga TV. Kora subscribe kuri channel ya Dr. Senga TV kugira ngo ujye ubona ibiganiro bigiye bitandukanye, yaba ayaranze amateka y'igihugu cy'u Rwanda